tukiri abana iyo wajyaga kuzerera papa wakagutanga mu rugo cyangwa mama wawe ntabwo ukuntu twinjiraga tumeze twe twabaga tubizi ijwi rye watugufata akajipo neza ugatega utuntu ukagenda bakavuga ati reka basi nsange mu cyumba kandi n'ubundi abizi ko atahagusanga iyo yakubonaga we atawibwiriza ugatega akabuno akagira ati nawe rero yuko icyo yibwiriza akamubaza ati ku cyumba jije yabona afite uburakari agahita amenya ko bamuvumbuza ati cyarakemera icyaha nyine ngo ubwo yarakomeje atsimbararaho yanga kumubwira aho yaravuye nyine amubwira n'ubukana bwinshi ko avuye mu kazi umugabo nyine ati nahamagaye sister we musaba kuza kwicara aramubwira ati icara hano aramubwira none nyine ngo akimara gutwita ngo nibwo yagize ate yakunze gukora sex cyane ngo buri munsi kandi no stop urumva ngo amenye ibintu ataramenyereye yumva ni sawa agenda gushaka n'amashami yanjye yari yacikanywe aravuga ati se niba bikunaniye nyine ndajya kwiranja umwana ari kunsakuriza tukadufashe pose none aravuga ngo kubijera urumva kumujera byaramunaniye kuko urumva yamurushaga imbaraga nyine umugabo akananirwa umugore we nyine agishaka kugira ute kwikomereza twongeye kubasuhuza abakunzi ba Della Sisters Show uyu munsi twongeye kuza kubaganiriza nk'ibisanzwe turabakiriye ari abari twumva bumva ikinyarwanda cyane Nyarwanda wiri hose abarundi hari n'abakongomani baturusha ikinyarwanda babasha kubyumva ababasha kubyumva n'ukuri namwe mujye muza muri comment mudusuhuze kuko twe nyine turasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bigere hose namwe mujye mudufasha nubona ikiganiro cyacu sharinge ucyumve ukore like abatarakoze subscribe please ukore comment mutubwire ibyo dukosora ikindi kandi mukomeze mudusharinge stories zanyu kandi niba mubona tunasa nabi mutubwiye ngo murasa nabi uyu munsi mwaje musa nabi barinde aho muri hose abameze nabi katwizere ko Uwiteka aza kubakorera ibitangaza mukamera neza oya nyine umuntu ntago abyuka ameze neza hari igihe ubyuka umeze neza bukira utameze neza ariko turabasengera cyane mumera neza twizere ko mumeze neza uyu munsi tubafitiye story nk'ibisanzwe tugiye kubabwiraho tukaganiraho namwe uko muzajya mubyumva bitewe n'ukuntu umuntu aba akeneye ibitekerezo byanyu nk'uyu muntu aba akeneye inama zanyu mujye mwandika muri comment abashaka no kuvuga kugira ngo yumve aruhutse akumva inama zanyu kugira ngo zimuhumurize hari abantu bumiwe cyane cyane hari ukuntu bimuviramo na depression rega kandi inama zanyu kubivugaho tukamuhumuriza biramufasha cyane ariko ngewe nk'uko mpora mbibabwira buri munsi umuntu wese ugira ikibazo akumva afite depression akumva nyine araremerewe icyambere na mbere jya winjira mu cyumba cyawe cyangwa wicare muri salo yawe cyangwa wumva uturije usenge ibindi biza nyuma namara gusenga ubyandike wumve bikuvemo cyangwa ushaka umuntu wizeye ubimubwire cyangwa se uhagarare nko hanze ku gasozi cyangwa mu cyumba cyawe uvuze induru hahandi umva kuruhuze njyewe nk'iyo narakaye cyangwa numva mfite ibintu byinshi cyane mu mutwe umva iyo mvugije induru nkasakuza cyane numva binshizemo nkumva ndaruhutse nkumva meze neza rero dufite story y'umushuti wacu yaduhaye ko tuvugaho arangiza tubwira se icyemezo nafashe murumva aricyo nicyo se cyangwa narakosheje umva rero story yose ukuntu yagenze atangira tubwira izina ryiwe ntabwo turivuga urumva yarasanzwe abana n'umugore wiwe bari bamaranye imyaka 2 noneho baza kubyara rero nyuma yo kubyara niho ino story yatangiriye umugore wanjye yaje mu rugo ku itariki 8 z'ukwa mbere muri 2024 uyu mwaka mu kwa mbere nivo ngo ambwira ko yashyizwe kuri shift ya nijoro mu gihe kingana n'ukwezi kose ubwo urumva azajya akora shift ya nijoro
ukwezi kose kurangiye gukora nijoro udakora ku manywa urumva umugore wiwe yari umuganga ngo numvise nikanze ngira urujijo nyine yumva ni ibintu bimutunguye se aracyari umumama bafite umwana w'amezi 7 urumva ni ibintu biba bidasanzwe noneho we yibazaga ukuntu agiye kuzajya asigarana umwana we agasigarana na sister wiwe mu nzu gusa ari babiri kandi namwe murabizi ukuntu gusigarana umwana birarushya ariko se mu gihe bibaye ngombwa ko ari akazi na sister wiwe urumva nawe yabitekerezaga ko ati se ubu ndamutse nkoze amakosa noneho hashya oya mu gihe ari akazi nyine urabyakira ngo ariko ngo kubera ko yakundaga akazi kiwe cyane ngo na mbere uko babana yakundaga akazi kiwe pe yari umugore ukunda akazi kiwe rero yarabimwubahiye nakundi ari kugenza sinashoboraga kumuhagarika yari yakiriye nyine aramubwira ngo nta kibazo nzita ku mwana na sister wawe azabimfashamo urumva nk'abagabo n'abagabo baba bamenyereye kurera abana ariko kuva sister we yarahari nyine yumva nta kibazo amago ahead noneho icyumweru kimwe gishize nyine akora ya shift ya nijoro umugore agataha amubwira ngo sheri kwako ngo bagiraga akaruhuko saa 8 bakageza saa 9 akamubwira ngo uzo saa z'ijoro ngo mba ndi bored iyo tugiye mu karuhuko mba numva ndi nyenyine mba numva nishimye mba numva nyine nkumbuye umwana wanjye n'umugabo wanjye nyine ibintu nk'ibyo nyine namwe murabyumva noneho ngo umugabo amaze kubyumva ngo ndabyumva nisezeranya ko ubwanjye kuzamutungura nkamusanga ku kazi kuva saa 8 kugeza saa 9 iyo saa 1 nkayifata ndi kumwe nawe akumva ko ari safe akumva ko yishimye akumva ko muri hafi kandi mushyigikiye mbese amuhaye care we yarabitekereje mu mutima we niyabyirura ngabwira ni surprise ari surprise azamukorera ni byiza yazi gutanga care rero iryo joro nk'ibisanzwe yagiye mu kazi iryo joro yagiye mu kazi nk'ibisanzwe mbwira sister we kwita ku mwana wacu mu gihe nza kuba nagiye urumva nawe nubwo yigeze abwira sister wiwe ko ari buze kujya we gusa yamubwiye ati ntabwo nza kuba mari uze kwita ku mwana rero umugabo yaje kugera ku kazi noneho hano nyine yashyizeho udutire twinshi atavuga ngo bro she was not around ageze kwa muganga ubwo yagiyeyo sangahe yagiyeyo muri ayo masaha ya saa 8 urumva yavuye nko mu rugo nka saa 7 agera mu kazi saa 8 cyagiye asanga umugore na ariko ashobora kuba yaragiye sibyo atari wenda agasanga ni nari mu kazi hari ibindi yagiyemo ntabwo byakunda urumva ko byari byo byose yaramubajije yari cyaramubaza abaza ushobora kutaza ngo were urenga uvuge ngo umugore wanjye ngo wisaze we yarabajije ngo we urumva we ashobora kuba yarabajije kana kari he wenda bakamubwira ko no munsi atakoze cyangwa atari gukora muri iyo minsi umugore bashobora kuba bari baramuhaye konji y'ukwezi we akayiprofitamo akabeshya umugabo ngo ni shift ya nijoro azajya gukora kumbe yigiriye mu bindi byo muri gahunda ziwe nese yigeze amuhamagara yaramuhamagaye hano akomeza avuga ngo yaje kugera nyine kazi asanga naho hari atangira kwibaza ibintu byinshi ari nako amushakisha noneho akomeza avuga ngo umugore wanjye ntiyarigeze akora na rimwe shift ya nijoro kuva yabyara nyine kandi barabanaga nyine ubwo ngubwo yageze kwa muganga arabibaza cyangwa we oya we nyine aratubwiye ngo umugore wanjye ntiyarigeze akora na rimwe shift ya nijoro kuva babana none arangije aratubwira ngo kandi koko ngo shift ya nijoro ntago yajyaga ikorwa n'ababyeyi b'abamama bamaze iminsi babyeyi nyine bagifite akabe yaragifite umwana muto bagira inuze bagira igihe basubira mu kazi urumva ko none yasubira mu kazi ntabwo wama shift ya nijoro urumva aba agomba kuba guha umwanya umwana we
umugabo rero bimaze kumucanga, amaze gutekereza ibyo byose, yumva yasaze, yumva nyine ari kugurumana ameze nko ashobora no nyine birumvikana nk'iyahura nawe ubanza ari nko kumushwanya gusa. iyo uzi ko akenshi iyo ugeze mu bintu nk'ibyo bikakubaho gutyo ugasanga ikibazo ni wowe ukirimo, uzi ko buri kintu ukora uzi ko uba wumva utengushye, uba wumva ucitse intege, hahandi no kugenda ushobora no uzi ko yashoboraga kuva hariya kwa muganga njya mu rugo iwe agakora na accident atazi n'ukuntu byagenze. bibaho cyane. Rero ngo yasubiye mu modoka afite ngo ibitekerezo byinshi cyane mu mutwe, yumva yasaze, asubira mu rugo. Ngo sigeze asinzira ijoro ryose. Arangije ngo akomeza guhamagara namba ziwe, byumvikane ko n'ubundi yazihamagaye akiri hahandi. Rero ageze mu rugo akomeza kuzihamagara zose, we ko nawe nta kigenda cye, ni gute ufata telefone uvuye ahantu, ni mu majoro, ufite umwana, uragiye ukuraho telefone. Urumva ntabwo icyo kimwe cyose cyashize batamuhamagara, kandi urumva we n'ubundi yazikuragaho, batanamustressa bakamwicira muto. Iryo joro ryose nyine nagize heart attack, naraye nkanuye, buracya burinda butandukana adafatanyije ijisho. No saa mbiri nk'ibisanzwe madama baratashye da saa mbiri za mu gitondo, Nyiramwiza baraje rwose. Ngo ndamubaza ngo uvuye hehe, arambwira ngo ku kazi. Atangira kuvugana ubukana, asakuza cyane, nyine urumva iyo umuntu afatiwe mu cyaha nta no kubaza impamvu, ahita yigira intare, nta no kubaza impamvu. Ubundi we yari kwita amubwira ati se kuki uri kumbaza ibintu, ntabwo ubizi ko mvuye mu kazi. Ariko yavugiye hejuru, nyine urabona umuntu wafatiwe mu cyaha sheri, icyaha n'ikibi kiraryana. Ifatiwe mu cyaha ugomba kwiyoroshya, kuko n'ubundi ubona ko byarangiye bagufashe. Uravuze ngo uri inararibonye, none se wabigenze? Ntabwo uzi ukuntu kera uri kubyumva, kera tukiri abana, iyo wajyaga kuzerera papa wakagutanga mu rugo cyangwa mama wawe, ntabwo ukuntu twinjiraga tumeze, twe twabaga tubizi ijwi rye watugufata akajipo neza ukagenda bakavuga ati reka basa nsange mu cyumba, kandi n'ubundi abizi ko atahagusa. Iyo yakubonaga we atawibwiriza ugatega akabuno akagira ati nawe rero yo kwita yibwiriza, akamubaza ati ku cyumba ajije, yabona afite uburakari agahita amenya ko bamuvumbuza, ati cyarakemera icyaha. Nyine ngo ubwo yarakomeje atsimbararaho, yanga kumubwira aho yaravuye, nyine amubwira n'ubukana bwinshi ko avuye mu kazi. Umugabo nyine ati nahamagaye sister, we musaba kuza kwicara, aramubwira ati icara hano. Aramubwira ngo baza mukuru wawe ahantu yaraye. Ubwo urumva sister we nawe byaramucanze, ko yari azi ko mukuru wiwe afite shift ya nijoro, kandi azi ko yari asanzwe bayikora neza mu mahoro. Nuko arangije nanone ahita nyine agira ate, avugira hejuru amubwira ati njyewe naraye mu kazi, akihagazeho. Umugabo arangije agira ati ahamagara nyirabukwe kuri telefone, aramubwira ati mama baza umukobwa wawe ahantu avuye, ahantu amaze icyumweru cyose arara. Atanabizi ko yigeze anavuga ko afite shift, ariko ababyeyi barago mujye mubasabira. Nk'ubwo bagiye kumbaza ibintu atari bubashe gusubiza, atazi ko byatangiye, atanamusobanuriye impamvu, ariko cyakoze nyine umubyeyi ko bareba kure atamenya icyabaye, ahita yumva ko hahiye. ntabwo biba byoroshye. Urumva nyine ngo umugabo nawe ntiyigeze amubwira yuko yagize ate, yageze ku kazi kiwe nijoro. Yamubazaga ibyo byose atamubwiye umugabo yatamubwira ukuntu bimeze. Ntabwo yeze amubwira ngo naje ku kazi ndakubura. Umugore akihagazeho gutyo nyine. Urumva na nyina nawe kuri fone ntawe cyo yigeze abikoraho, nyine urumva nawe ntabwo yari mubaze ngo waraye, kandi bari kumwe bari kuganira. Ubwo nyine ngo umugore wanjye yakomeje kwanga kuva ku izima. Ndamubwira ngo rero nkwaye no munsi ubitekerezeho, uze kumbwira ahantu umaze iminsi urara. Noneho ubwo nyine yaragiye ariryamisha nk'umuntu uba waraye mu kazi. Bigeze nimugoroba ngo umugore agize ati ngo naje gutungurwa nuko yaje kumbwira ngo nshaka gusubira mu kazi. Ego none se ngo inuza harya bavuga ngo ukira
ngo inzoka ngo yasomye ku marwa harya ngo niyo iciye ku gitari irongera akajorora. oya ariko nago wamugira iyo bagufatiye mu cyaha gutyo nyine. We impamvu yakomeje buriya ku ruhande rwe simbizi uko mbyumva, we impamvu yakomeje shift yiwe kandi nawe ari byo wamwumva sibyo. Umugabo nigeze amubwira impamvu yari ari kubimubaza sibyo. Aravuga ati ninasubira mu kazi, aravuga ati ninasubira mu kazi barambaza impamvu ntagiye mu kazi. Aravuga ati reka nsubire mu kazi mwemeze ko ngiye shift hari burya. Umugabo ati numvise nsaze ndamubwira ngo ntahujya kuko nta kazi gahari, ngo afata inzu yose arafunga imbere n'inyuma hose arafunga. Arambwira ati ntahujya. Umugore nawe nyine ngo aricara aratuza nyine, ntabwo yabigize intambara ngo barwane, yariciye ntabwo yongeye kumera nka kwa kundi yakibimubaza yari ameze. Noneho ngo bukeye next day yakomeje gutsimbarara ngo nshaka kujya mu kazi. Ako n'umusazi akaguru ariko kari kumurya ntabwo ari akaguru ahubwo we yari afite imitima nka 500. avuga ati se ni nambwira ko nsubiye mu kazi biragenda gute? no kwihagararaho. Ariko abantu bazazira kwihagararaho, ubundi iyo ubonye byakurangiranye buryo uzapfe wihagazeho sheri, ihagarareho ariko mu bintu bizima. None se nk'uwo ugomba kwihagarara no mu mafuti. Mu mafuti bose batamuvumbuye akihagarara mu mafuti zikarya ntago zarya nyine nuko bari bamuvumbuye, naho ubundi atari yagiye mu kazi. we baramuvumbuye abyitwaramo nabi. Nta kindi numva yari bukore pe. Ubwo urumva nyine amaze kumubwira ngo bukeye nyine ngo asubiye mu kazi, ngo yahise abona ko nyine ntacyo akiramira, nta muntu afite, abona ko nyine ko yakomeze gutsimbara. Yanze kumubwira, akomeje kuvuga ngo asubiye mu kazi kandi umugabo arabizi neza ko atagiye mu kazi, arabizi ntazi ibyo agiyemo. Urumva we yahise amubwira ngo nazinga utwe twose amuvira aho ngaho. Umugabo yaserukana umugore. Nahise amubwira ngo zinga utwawe twose umvire hano kandi usiga umwana wanjye nzamwirerera njyenyine. Umugore yaramwirukanye deja, nta kintu yigeze avuga, ntabwo yigeze asaba imbabazi, ntabwo yigeze avuga ati imbabazi. Ntabwo yigeze atubwira niba yarasabye imbabazi pe. Urumva yaza gusaba imbabazi yari no kumubwira aho yaraye, hari ukuntu aho amaze iminsi arara nako. Hari ukuntu nyine ibintu bikubaho sibyo. None umwanzuro utatekereza ko urumva uwo mugore mu bintu byose yatekereje ntabwo yigeze atekereza ko umugabo azagera gute azamusohora mu nzu sibyo, kuko ibintu byose yatekerezaga. Urumva kuvuga ngo reka ngo nsubire ngo mu kazi, we yatekerezaga ko agiye kubikora, uri kubyumva nko kwihagararaho sibyo. Ariko umugabo aramusohora mu nzu, umugore yaragumye cyafashe ibyo aragenda. We yakomeje atubwira ngo kuko akenshi nabonye abagabo barera abana bonyine, ngo nanjye numvishe ko nzabishobora. Umugabo ntekereza ukuntu umugore wanjye twabanye, ngo umugore wiwe babanye ari isugi, atanakunda sex nyine, ngo kugeza atwite. Niho nabonye nyine ngo turukara yiwe yabonye nyine we urumva ko yamwizeraga cyane. Yaramwizeraga cyane. Hari ukuntu nyine ubana n'umuntu uzi imico yiwe, uzi ko atakora ibintu bibi n'ibyo ngibyo, ako kantu gato konyine akaba ariko gatuma nyine uvuga ati umuntu yaramuhindukanye disi. None nyine ngo akimara gutwita ngo nibwo yagize ate yakunze gukora sex cyane, ngo buri munsi kandi no stop. Urumva ngo amenye ibintu ataramenyereye yumva ni sawa, agenda gushaka n'amashami yanjye. Yari yacikanywe, aravuga ati se niba bikunaniye nyine ndajya kwiranja. Umwana ari kunsakuriza kadufashe pose. None aravuga ngo kubijera, urumva kumujera byaramunaniye, kuko urumva yamurushaga imbaraga nyine, umugabo akananirwa, umugore we nyine agishaka kugira ute kwikomereza. Nyine ngo atekereza ko ubwo aribwo yatangiye kunca inyuma. Noneho nyine amaze kumubwira nyine ngo azinga utwe twose amuvira aho ngaho,
ubwo n'umugore nyine yahise afata ibyo arazinga yahise afata ibyo arazinga noneho umugabo narakumaza impamvu amubwiye ngo sohoka oya arumva yamubaza impamvu cyangwa agasaba imbabazi yari kumubwira aho amaze iminsi arara nyine ukabivuga kandi wamugani wasanga yari bumushiremo imiyaga nyine ariko umuntu ubanza no kukubabarira gutyo hari ibindi aba ari kuvuga ariko n'undi ni ryo kosa ryonyine yaramufatiyemo mu gihe cyose uramaze babana naho honyine bagonganiye nyine urumva we nyine ngo mu kumubwira ngo agende abasigire n'umwana azasigara umurera we ngo mu ntekerezo ziwe nyine yari gutekereza ukuntu nyine ajya abona n'abandi bagabo nyine bagira ute barera abana babo kandi ngo bakabakuza neza ngo muri we akumva ntago akeneye ko azamurerera umwana ntago akeneye ko azamubona yarakaye nyine umva yafashe icyemezo mu burakari noneho ngo ntekereza ukuntu umugore wanjye twabanye ari isugi atarakundaga sex kugeza atwite niho nabonye turukara yiwe urumva yatangiye kugira ate kumva yaracikanywe ubu ntabwo yatangiye kumva ahubwo yari yaracikanywe yumvisha ibintu byiza atari yaramenye ajya gusangiza abandi ntabwo ari ukujya gusangiza abandi hano ndetse se umugore se wagiye hanze niwe wagiye hanze ariko yagiye hanze ngo umugore yabishakaga buri munsi we akumva nyine atabihagarika buri munsi kandi inshuro nyine urumva umugabo atabasha kujera ntabwo we yasajya hanze gusangiza abandi ahubwo we yashakaga kubibona ku mugabo we ntiyabibona noneho nicyo cyatumaga ajya hanze nicyo cyatumye atangira shift ya nijoro none se kubera iki kubera icyo atabiganirije umugabo yari kubiganiriza umugabo akamubwira impamvu wenda baraganiriye umugabo aramubwira ati ngewe ibi ngibi ntabwo nabibasha aho ngeza ni ahangaha naho ubushobozi bwanjye bugarukira nawe kandi nk'umuntu babana yabonaga ko ari ubushobozi bw'iyo bugira ute bugarukira ntabwo ari ku mwanzuro ari ukuvuga ngo ugiye guhita ufata ibintu ugende nurangiza ugende wirirwa uryama hanze ushaka abandi bagabo uwo ntabwo ari wo mwanzuro uwo mugore nawe ni ikiraya nese ari kubigenza ate none ibyo yaje ashaka atari kubibona wagenda ukabaganiriza byanga byakunda ntabwo waburamo umwanzuro uwo mwanzuro ntawo umugabo byaramunaniye none se byatangiye bakibana kumva ko oya byatangiye ngo atwite nibwo umugore yatangiye gukunda ibikomerezaho kugeza byaye ava kuri shift y'amanywa ajya no kwa nijoro nibwo yabonye umugabo we nyine atabasha kubimukorera ngo abimuhe nyine nk'uko abishaka atangira shift ya nijoro rero ubwo rero nibwo atekereza ko yatangiye kumuca inyuma ajya hanze niko bitekereza nta nubwo abizi neza ko umugore nta n'ikintu ugeze amusobanurira urumva we yamwimye amakuru kandi ariko se iyo shift ya nijoro ari iyiki atari mu kazi nyine birumvikana iyo shift ya nijoro yabaga yagiye kwisayidira ariko nanone ngewe uko mbyumva uwo mugore ntago yoroshye kandi ikindi ntago waca umugabo wawe uretse n'umugabo wawe na boyfriend umuca inyuma akarakara umugabo nyine ari kutubaza ngo ese naba narakosheje kumwirukana ntabwo yakosheje yakoze icyanyacyo kuko n'ubundi urumva uwo mugore ntabwo azamubona wenyine amusangiye n'abandi uwo ntabwo ari umugore ahubwo ni koperative oya ariko urumva amakosa ari ku mugabo amakosa ari ku mugore gute se uwo mugore ni indaya ntabwo ariko mbyumva yabaye indaya kubera ko atabonye ibyo yashakaga niba ibyo bintu ataraje ntabwo yabaye indaya indaya ni izicuruza ni izishyuza uwo mugore ntabwo ari indaya nawe ni indaya batishyura uwo mugore yaharaniye ibyishimo bye icya mbere cyo impamvu agomba kuba ari indaya aca inyuma umugabo we kandi guca inyuma umugabo wawe aba ari uburaya ni icyaha gihanwa n'amategeko ikosa mushinja ni ukuntu atigeze abwira umugabo we ko nyine yari kubwira umugabo we byanga byakunda agomba kubibona atabibona oya yari kwicara akaganiriza umugabo we uri kubyumva yari kwicara akaganiriza umugabo we akamubwira ahantu ikibazo kiri bakagishakira umwanzuro byanga byakunda urumva ni ibintu byaje nyuma si ibintu yazanye sibyo urumva yari isugi yari isugi nyine umugabo we niwe wa mbere bari bahuye yego rero urumva noneho nyuma yo gutwita sinabyita agashyuhe kariyongera ni agashyuhe yego kariyongereye ariko nawe yumva ibanga abandi bamuhishe yumva ibanga yari yacikanywe
ariko ikosa yakoze yari niba n'umugabo barabiganiriye, sinzi niba barabiganiriye cyangwa batarabiganiriye, igihe bari kubifatira umwanzuro kandi bigakemuka. ariko njye ndumva ari n'indwara, ni indwara kandi ibyo simbizi, njye simbizi. Abantu bazi kutubwira ukuntu babyumva babyandikiye muri komenti, ariko njyewe ndamya nashidikanya ko uwo mugore ntabwo yoroshye. Umwanzuro wose ntabwo ari uko nguko ufatwa, kandi ikindi iyo wabanye n'umugabo aba ari umugabo wawe, ntabwo wemerewe kujya hanze. Iyo ugiye hanze aba yaravuze ngo tuzabana mu bibi no mu byiza, izuba ryava ritava, imvura yagwa itagwa. Ubwo rero we yarenze ku masezerano imbere y'Imana n'abantu. Yego, n'umubiri uramuyobora bitari byiza. Urumva ashobora no kugumana n'umugabo we akamuzanira ibindi birwara. Ariko nabonetse ko muri biranditse ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Niba umubiri nyine atari uwese, waramuyoboye kugenda yihishe, rero ni ugushaka. Ikindi kandi iravuga ngo abagore ni inzabya zoroshye, ni inzabya zoroshye, ariko ntabwo ari inzabya zijya gusambana. Kandi uwo mugore urumva ko ari we wijyanye, ntabwo uri umugabo wamujyanye. Nyine umubiri wamurushije imbaraga na kwa kundi nyine ngo turi inzabya zoroshye. Agira ati none wowe uri kumva ko yaragiye hanze nta kosa yakoze. Yarari guharanira ibyishimo bye. Ubwo ko yaharaniye ibyishimo bye se yacyuye iki? Sacyuye amarira, sasenye urugo, sasize umwana. Ubwo n'iki ko ari amarira? Ubwo n'iki ko atabyishimiye kuva muri urwo rugo? Ntabwo yabyishimiye ko yagendaga yihishe. Yaba yishimiye kugenda yari gufata ibye akabwira umugabo. Wenda impamvu yagendaga yihishe yavugaga ati reka mbanze ndere umwana wanjye akuri. Oya, yari kumujyana se umugabo baryamanaga yigeze amubwira ko nta mwana akeneye? Wenda yamubwira ko nta mwana akeneye. Uwo mugore ahubwo ni indaya. Uzi bano bagabo bo hanze abangaba baza kugusenyera urugo, aragutuka ngo nzagutunga wahava. Nibwo ubona ko none kuki atamubwiye genda ukore divorce uze tubane, ahubwo ukabura byose, ukabura umugabo wawe, ukabura wese ubura byose. Umugabo yaramushukaga kuko kumubwira ngo akore shift ya nijoro, ari kumubwira ati genda ukore divorce uze tubane uzane n'umwana. Umugore rero we ahitamo ariko wenda wasanga arafite ingeso, ariko yaragikunze umugabo we. Ende wari ugifite ingeso umugore nyine, nibyo ndikubwira, afite ingeso. Ahubwo uwo mugabo ko yaramwirukanye yarakoze cyane, uzakomeza umwirukane. Ariko wenda wasanga oya, reka mbabwize ukuri Jenny, nubwo ushaka kukwerekana, none se ko ibyo yagiye ashaka atabibonaga? Niyabibonaga, nanjye nibyo nkubwira ngo yagakwiye ko yaramubwiye bagakora divorce, mugiye kubiganiraho, bidakunze bagahamagara umuryango bakabishakira umuti, bitakunda aka divorce akagenda. Ariko biriya yari ari gukora no gucana inyuma. Ikindi we yashobora kuba yatekerezaga ku mwana, bakavuga ati se ni naka divorce, ariko abana baragowe. Ariko se nanone ko bamwirukanye akamusiga. Umugabo azaza guca ukuguru, cyangwa umugore aze aguca ukuguru, sibyo? Cyangwa kumena amazi ashyushye bazango zigirana amakimbirane, nurangiza wicare mu nzu ngo kubera ngo abana ngo sinzava mu rugo. Noneho se ko bazarukwiciramo abana ukabasiga. Yego, niko bigenda. Igihe ubonye umuntu afite ingeso itari nziza, mujye umureka, nibidakunda ko ahinduka umureke wigendere. Uyu mugabo nyine ngira namubwira ko wa mugani icyemezo yafashe ni cyiza, kubera yuko ni cyiza kuri twebwe. Iyo ubona utari guhuza n'umuntu nyine, kandi uwo mugore nawe nashobotse no gusaba imbabazi, biba byiza ko mutandukana. Iyo mutari guhuza, niyo kaba gato ipfa kuba gakomeza kaza kitambikamo kandi utabasha kukihanganira, biba byiza ko mugira ute mutandukana. Reka dusoze twebwe umwanzuro wacu n'uwo, namwe uko mubyumva mubishire muri komenti, mukoreshe mutubwire ngo byari kugenda gutya, mumugire inama niba ari umugarure cyangwa atari umugarure. Gusa njyewe sinamugarura. Bye. Turabakunda.